Yes, mwaramutse abakunzi ba Emmanuel Travel Show, amazina ni Emmanuel. Uyu munsi rero nje kubereka ibintu muhora mwibaza uko icyaro nyacyaro cya Norvège kiba kimeze. Nk'uko mubireba turi ahangaha muri uyu mwanya, aha hantu ni mu cyaro gicecetse, mu cyaro hahandi usanga ndetse gitandukanye n'ikiwacu muri Afurika. Ngira ngo amazu nk'uko hariya muyareba, murareba ukuntu amazu atandukanye, inzira imwe iri hirya y'iyindi, ndetse ngiye kubereka ukuntu aha hantu bahakugejeje ari umunsi wa mbere ushobora kugira ikibazo cy'ihungabana, ukaba utanabikunda kugira gute kuhaba. So twagiye. So guys, tugeze ahantu bari gukora umuhanda hano muri Norvège. Ni itegeko yuko mu gihe ugeze ahantu bari gukora umuhanda nk'uku, ubanza guhagarara. Uriya mugabo uri kureba wambaye ririya kote ry'icyatsi cyangwa se iriya myenda y'akazi, ni we uri guhagarika imodoka ziza cyangwa n'iziri gucaho mu gihe bamaze gukora nka kuriya gupakira iriya modoka, hanyuma akemera abantu bagacaho. So yaba ugenda n'amaguru cyangwa se n'imodoka ntabwo wemerewe kunyuraho mu gihe akazi kari gukorwa, ugomba kubanza gutegereza. Iki cyaro rero nk'uko mukireba, ndaje tugere imbere mbereke ukuntu amazu aba atandukanye cyane ugereranyije n'igice cy'iwacu cyangwa se muri Afurika, mu Rwanda, mu Burundi, Congo, Tanzania, Uburundi, hose no mu Rwanda. So ni ibintu bitangaje gusanga aha naho utatekereza yuko hari icyaro nk'iki ngiki. So guys, ngira ngo murabireba ukuntu amazu, iyo ni inzu imwe, hariya hari iyindi, hariya naho hari indi, na hariya hari indi, gutyo gutyo. So urareba yuko ikintu gitangaje, amazu aratandukanye cyane, kandi waza ahangaha naho ukareba amazu aratandukanye, ariyo hirya kure na kure. Ngira ngo nk'uko mubireba hariya hirya hose murabireba, ni ibintu bitangaje bidasanzwe muri ibi bihugu dukurikije uko tuba tubizi. Andi mazu ngari yiyare, urebye aha hose nta bantu bahari, ukajya hirya iriya hose nturutse, ugakomeza. Iki kizu ni icy'amatungo ariko cyashaje. Ugiye kwitegereza rero hariya, ugiye kwitegereza usanga aha hantu haratangaje. Mu gihe waba uje i Burayi uzi yuko bakuzanye mu mujyi ukaza ahantu nk'aha, biragoye kubyiyumvisha ko wahaba. Ngira ngo urareba, iki cyari ikizu cy'amatungo ariko ngira ngo ntikigikoreshwa, cyarahagaze. Rero andi mazu ngariya aho abantu baba bituriye, umuntu umwe ari iriya, reka nzuminge murebe, umuntu umwe ari iriya, undi ari iriya. Urabona ko ari ibintu bitangaje cyane. Mu gihe rero waba wizeye yuko ugiye kuza ahantu hagize mu mujyi, ahantu hari abantu benshi, ibyo rwose hano byagutera ikibazo cyo kugira gute kwiyumvisha yuko bakuzana ukaba ahantu nk'aha. Ngira ngo urareba ukuntu hacecetse. Hano hantu bahakuzanye ushobora kwicuza. Dore ngiriyi inzu imwe, dore ngiyi n'indi iri hariya, reka nyizuminge, iri hariya iri yonyine hariya mu gashyamba. Ahubwo ikitangaje, nta myaka, nta mirima, nta bijumba, nta myumbati, wapi. Bashaka kukuzana nk'aha ngaha ugasanga bikubereye ikibazo. Urebye rero kuri aya mazu yandi, kugira ngo urareba nk'uko hariya hariyo inzu, ni mu biti, na hariya hariyo inzu. Ni ibintu bitangaje kugira ngo babe bakuzana nk'aha ngaha kandi wumvaga ko uje mu mujyi.
So tugiye gukomeza tugenda kugira ngo urebe icyo nashaka kukubwira. Cyane abantu bavuga yuko kuza nk'aha ngaha ari ukuza mu mujyi gusa, cyangwa se ama etaje, ibiki, amazu meza, amaparitema, ntabwo ariko bimeze. Ushobora kuza bakakuzana ahantu nk'aha ngaha. Mu gihe rero waba uje inaha ngaha muri iki gihugu, ugomba kumenya yuko ibyo nabyo bishobora kubaho. Ari nacyo kimwe kijya gitera abantu ibibazo bya siteresi no kumva batahakunze. Rero twakomeje twagiye. Reba nk'icyo kizu gishaje pe, ndebera nawe, ikizu gishaje kimaze imyaka myinshi cy'amabati. Abavuga ngo nta mazu ya kera haba amabati, dore ngayo. Ibi ntabwo wamenya yuko biba biri muri iki gihugu cya Noruveje, ntabwo wabimenya, ariko mu gihe uhaje urabireba. Icyaro rero ngira ngo murakireba nk'uko kimeze. Aha hantu ubaye uje kuhatura, nta muntu uri kubona nk'uko muri videwo y'ubushize twabivugagaho. Ni ibintu biba bitangaje. So twakomeje turagiye, ngira ngo ibyo nabwiraga muri kubyirebera. Ahantu nk'uko abantu baba bahatekereza ntabwo ariko biba bimeze. Mu gihe waba uje kuhatura bishobora kukugora cyane kubyakira yuko waje i Burayi, ariko uku niko bimeze mu by'ukuri. Ugomba kumenya yuko inaha naho hari icyaro, ndetse kibi gikabije. Icyaro bya cya kindi bita ngo ni kibisi cya kindi bita ngo ni kibisi. Uyu ni uwo bari gusatura inkwi azigira kugira ngo babone izo bazajya bacana mu gihe cy'ubukonje. Twakomeje. So nk'uko mubireba nanone hari viyu nziza. Uje hano kuri aba baturiye inyanja, hari viyu nziza cyane hano. Cyangwa urareba inzu, murareba inzu ituye mu mazi hariya, bayubatse neza hafi y'inyanja. Nako ni mu nyanja neza ugiye kwitegereza. Kugira ngo urareba aho hasi n'ubwato, kari akazu kandi. So guys, nyine icyaro murabona kiracyari icyaro. Aha rero nk'uko mubireba ni mu bahinzi, haba ari mu bahinzi aborozi. Nk'uko mubireba icyo kimodoka kinyuzeho cya torotoro. Rero mwagize neza gukomeza kubana nanjye, ndetse nkomeje kuzajya mbereka buri kintu cyose uko kimeze ahangaha muri ibi byaro bya Noruveje. Hari ikibazo ufite wifuza kugira icyo wambwira, wambwira, yaba ari videwo icyo ushaka kumenya nkakikwereka, hanyuma tugakomerezaho mukora subscribe, musharinga video, kandi mukora na like. So murakoze cyane. Reka video y'uyu munsi nyihagarikira ahangaha, hanyuma dukomeze ubutaha.